Reka nguhereze ikaze kuri wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi ukatwereka ko turi kumwe uko bukeye n'uko bwije. Reka kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze kukugendekera neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Nyemerera turebere hamwe kandi nkuvire imuzi n'imuzingura nagusobanurire iby'aya makuru akomeje kugenda ajobekana kuri uyu munsi wa kane. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi umwaka wa 2025. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda ajobekana hano mu mujyi wa Kigali nahazwi nko muri gare ya Nyabugogo hakomeje kugenda habera ibitangaza byakomeje kugenda biba incoberamahanga ku bantu bose bari kuba bahahagaze cyangwa se n'abari kuhagera bari kuba bafata aya makuru bahegereye bakaza kuba bakwihera ijisho. Ni ingagi yamaze kuba yagaragara hano mu mujyi wa Kigali yakamejeje situzi ngo yaba yahagejejwe nande. Mu ruhande rumwe uri kubona ari ingagi, urundi ruhande ukabona siyo, urundi ruhande ukabona yaba ari ingagi ishaje, ahandi ukabona yaba ari ikindi kinyamaswa. Byakomeje kugenda bibera abantu bose incoberamahanga. Nyemerera turebere hamwe rero iby'iyi nkuru ikomeje kugenda iba incoberamahanga mu matwi y'ababyumva ndetse no ku maso y'ababireba. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, ndakwisabira kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe, byaba ngombwa ukanafungura n'iyo buto ya notification ariyo bita inzogera kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Reka nguhereze ikaze muri aya makuru akomeje kugenda atangazwa kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi. Ni hanyuma yuko hamaze kugaragara muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo hamaze kuba hagaragara ikinyamaswa gifite ishusho y'ingagi. Wakireba ukabona ni ingagi ikuze isa nkaho ishaje, mu rundi ruhande wakomeza kwitegereza neza ukabona si ingagi. Ariko ibi bintu bikomeje kugenda bishobera abantu bose bari kuba babireba cyangwa se n'abandi bantu bari komeza babirebera ku mateleviziyo nk'uko bikomeje kugenda bihaca buri wese uri kureba iyi video cyangwa se uri kumva aya makuru ari gukomeza kuba yakifata ku munwa. Ni ibintu bitangaje bikomeje kugenda kuba byabera hano mu mujyi wa Kigali. Iyi ngagi yakamejeje iri kugenda yangiriza ibyo kurya biri hano mu soko rya Nyabugogo ndetse biri kugenda yangiriza ibyo kurya ku buryo bukomeye cyane. Nyemerera turebere hamwe ese ubundi kugira ngo ize kuba yagaragara hano muri iri soko byaje kuba byagenda gute. Ngiye kuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru ukuntu yatangiye, ndetse urasabwa kuba wafungura n'ibuto ya subscribe kugira ngo n'ikindi gihe turaba tugarukanye andi makuru akomeye cyane, dore ko bitagiye kuba byarangirira ahangaha, kugira ngo ubwo turi buze kuba tugarutse uze kuba wayafatira igihe gatanu kuri gatanu. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru rero akomeje kugenda ayobekana akanabera abantu bose incoberamahanga. Ni ibintu bikomeje kugenda biba nk'ibitangaza hano mu mujyi wa Kigali, nk'ubwo hakomeje kugenda hibanda ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, hakomeje kugenda haba ibitangaza umunsi ku munsi. Ndakeka nawe ukomeza kugenda ubibona umunsi ku munsi nk'uko bikomeje kugenda bijya bitangazwa. Reka nguhereze ikaze kuri wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi ukatwereka ko turi kumwe uko bukeye n'uko bwije. Reka kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze kukugendekera neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Nyemerera turebere hamwe kandi nkuvire imuzi n'imuzingura nagusobanurire iby'aya makuru akomeje kugenda ajobekana kuri uyu munsi wa kane. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi umwaka wa 2025. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda ajobekana hano mu mujyi wa Kigali nahazwi nko muri gare ya Nyabugogo hakomeje kugenda habera ibitangaza byakomeje kugenda biba incoberamahanga ku bantu bose bari kuba bahahagaze cyangwa se n'abari kuhagera bari kuba bafata aya makuru bahegereye bakaza kuba bakwihera ijisho. Ni ingagi yamaze kuba yagaragara hano mu mujyi wa Kigali yakamejeje situzi ngo yaba yahagejejwe nande. Mu ruhande rumwe uri kubona ari ingagi, urundi ruhande ukabona siyo, urundi ruhande ukabona yaba ari ingagi ishaje, ahandi ukabona yaba ari ikindi kinyamaswa. Byakomeje kugenda bibera abantu bose incoberamahanga. Nyemerera turebere hamwe rero iby'iyi nkuru ikomeje kugenda iba incoberamahanga mu matwi y'ababyumva ndetse no ku maso y'ababireba. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, ndakwisabira kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe, byaba ngombwa ukanafungura n'iyo buto ya notification ariyo bita inzogera kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Reka nguhereze ikaze muri aya makuru akomeje kugenda atangazwa kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi.
Ni hanyuma yuko hamaze kugaragara muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, hamaze kuba hagaragara ikinyamaswa gifite ishusho y'ingagi, wakireba ukabona ni ingagi ikuze isa nkaho ishaje, mu rundi ruhande wakomeza kwitegereza neza ukabona si ingagi, ariko ibi bintu bikomeje kugenda bishobera abantu bose bari kuba babireba, cyangwa se n'abandi bantu bari gukomeza babirebera ku mateleviziyo nk'uko bikomeje kugenda bihaca buri wese uri kureba iyi video cyangwa se uri kumva aya makuru ari gukomeza kuba yakifata ku munwa. Ni ibintu bitangaje bikomeje kugenda kuba byabera hano mu mujyi wa Kigali. Iyi ngagi yakamejeje iri kugenda yangiriza ibyo kurya biri hano mu soko rya Nyabugogo, ndetse biri kugenda yangiriza ibyo kurya ku buryo bukomeye cyane. Nyemerera turebere hamwe ese ubundi kugira ngo ize kuba yagaragara hano muri iri soko byaje kuba byagenda gute. Ngiye kuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru ukuntu yatangiye, ndetse urasabwa kuba wafungura n'ibuto ya subscribe kugira ngo n'ikindi gihe turaba tugarukanye andi makuru akomeye cyane, dore ko bitagiye kuba byarangirira ahangaha, kugira ngo ubwo turi buze kuba tugarutse uze kuba wayafatira igihe 5 kuri 5. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru rero akomeje kugenda ayobekana akanabera abantu bose inshoberamahanga. Ni ibintu bikomeje kugenda biba nk'ibitangaza hano mu mujyi wa Kigali, nk'ubwo hakomeje kugenda hibanda ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, hakomeje kugenda haba ibitangaza umunsi ku munsi. Ndakeka nawe ukomeza kugenda ubibona umunsi ku munsi nk'uko bikomeje kugenda bijya bitangazwa.